Murakaza neza muryango mugari, muryango udukurikira, umuryango ungana n'abantu barenga 1700. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije, inkuru y'umusore wacu The Ben. The Ben ni umusore w'umunyarwanda wamamaye mu ndirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero akaba aherereye hariya mu karere ka Rusizi, aho ari gukorera shuti ya video y'indirimbo agiye gusohora mbere y'uko ubukwe bwiwe buba. Twamusanze rero muri zimwe muri hoteli zihenze hariya mu karere ka Rusizi, adutangariza byinshi ku byerekeranye n'indirimbo ndetse n'ubukwe bwiwe. Atubwira buryo ki ubukwe bwiwe buzitabirwa n'ibyamamare birenze. Adutangariza hazaba harimo Diamond Platnumz, hazaba harimo Harmonize, hazaba harimo Burna Boy, harimo umuhanzi bakunze kumuteranya nawe Bruce Melody, Kenny Soul. Abo ni abahanzi bafite izina rikomeye cyane muri iki gihugu. Hakaza nk'umuhanzi dukunda cyane Yago Pondati, hakazazamo umuhanzi Neri Ngabo, hakazazamo umuhanzi Knowless, hakazamo Aline Sano. Abo ni abahanzi bakomeye cyane muri iki gihugu. So adutangariza rero uburyo cy'ubukwe bwe buzaba buteguye. Ni ubukwe buzitabirwa n'abantu bumva b'ibyamamare n'abandi tutabashije kuvuga. Ubwo rero hazaba ari umutekano usesuye hariya muri convention, dore ko buzabera hariya muri convention center. Kwinjira rero azaba ari kuba ufite invitation, kuba waratumiwe hariya bro. Ntabwo wemerewe gutaha ubukwe bwa The Ben utaratumiwe. Ugomba kuba ufite icyo bita invitation. Udafite invitation urumva no kugera kuri gate ukerekana invitation then ukinjira. Ubwo rero n'imyanya no kuba ufite nimero y'umwanya ugomba kuba wicayeho. So ubwo rero The Ben niwe muhanzi wa mbere w'akataraboneka ugiye gukora ubukwe burenze ukwemera muri iki gihugu. Dore ubukwe buzaba buri muri faranga musaza. The Ben warakoze kandi respect to him, respect kubera ko wakugiye gukora igikorwa cy'ubutwara umuntu wese atapfa gukora. Urumva Pamela rero ngako Pamela birangiye giye gukage The Ben. Umva sinzi ko nabivuga, gusa birashimishije. Couple imaze igihe kinini ivugwa mu bitangazamakuru, gusa ni umugisha kuri The Ben, ni umugisha kuri Pamela. Kandi The Ben na Pamela tubifurije urugo ruhire, urugo ruzarangwamo amahoro n'umutekano, umugisha uva ku Uwiteka. Muzabyare, mubyare, muheke, mubyare hungu na kobwa. Tubifurije imigisha yose iva ku mugisha Uwiteka atanga. Urugo rwanyu ruzagendwe, ruzagirirwemo umugisha, muzahahe muronke aho muzerekeza amaboko yanyu n'ibitekerezo byanyu. Uwiteka azajye abagenda imbere, kandi namwe murusheho gukunda Uwiteka. Rero nta kintu twabifuriza nk'abafana banyu. Tubifurije urugo ruhire, muzagira imigisha, mugire abashyitsi, mubone aho mubaraza, babone ibyo kurya, ibyo kunywa, ntibazicwe n'inzara, kandi urugo rwanyu ruzabe paradizo. Murakoze cyane, turabakunda.